none se urabwira ko Sadat ageze kwi ameza amahembe byatuma tondagira Dr. akamwitiranya no Mugesera akamuga ngo avuga amahomba akavuga ngo ni inkende ibi bizarangira ryari tubandirebera ubo byaba byarahutaje usabye imbabazi yaba umwe yaba community singe sindugo ufite isi koko Omar Karegeya yabagiye gufungwa azira gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma y'iyo video mubonye Sadat Munyakazi urebe Rwanda nk'umucungagereza urebera gereza ese abanguka ku rukuta rwe rwa X ati nyuma y'imyaka 80 genocide yakorewe abayahudi hagaritse nta muntu numwe kwisi utinyuka kuyipfobya ndetse no kuyigoreka haba muri Israel ndetse n'ahandi kwisi naho kuri social media ho ntibishoboka none nyuma y'imyaka 31 mu Rwanda duhagaritse genocide yakorewe abatutsi dufite abakikirenze abayipfobya abayihakana uko bashaka ku butaka bw'u Rwanda ibi bikaba turebera ingaruka z'ibyo rero nuko abarukoze genocide yakorewe abatutsi bicwa bazira incengera amatwara nk'izi kandi byarabaye tubireba ingaruka dukuramo nuko generation y'abakiri bato bangirika bagatangira kubifata nk'ibisanzwe bakirirwa kuri social media bafana izo nkozi z'ibi biturebera bigeze aho bamagana ya mabi aribo bafatwa nk'ikibazo muri society nyarwanda turebera ikizakurikiraho nuko izi ncengeza amatwara zabo Karegeya Karasira Rashid n'abandi zizageraho bihindura benshi maze bakabasaba guhaguruka bagasoza ibyo base n'abasekuru babatoje nuko byatangiye turebera turicara tukajya kuri za Netflix tugapanga za vacances na shopping tukavuga icyongereza n'urufaransa mawe ngo niterambere abandi bo barimo gucengeza uburozi bwabo mu bana kandi abana b'u Rwanda ngo freedom of expression tukumva ko ntacyo bitwaye oya ibi byakagombye guhagarara ibi ngibi Sadat Munyakazi yabivuze akimara kubona iki kiganiro cya Omar Karegeya yari yakoze kuri Jaras TV kandi nanone Ministre utuma twishima Abdallah akaba na Ministre w'urubyiruko nawe utajya uripfana yahise avuga ati ubundi ninde uvugira muri Karegeya ati abazi genocide sibo bayivuga ribu Rwanda uyu musesenguzi nawe akwiye gusesengurwa akareka kudusesereza gato kandi muri iyi posti ya Sadat Munyakazi abantu bagiye babivugaho byinshi bitandukanye gusa bamwe bakagaragaza yuko batumvikana cyangwa se batavuga rumwe na Sadat Munyakazi ariko abandi bo bakamushyigikira umwe yagize ati birababaje kandi biteye agahinda njya nkeka ko ibihano byahawe aba genocideri byoroshye ukurikije n'ibyo bakoze baze nko kuba kimashini wishe abatutsi barenga 300 yarafunguwe ati Imana y'u Rwanda ko kirahari undi nawe ati iki ni igitero simusiga bye kuri Karegeya ahubwo arasabwa kwitonda cyangwa se akabanza akagushaka mu kwikiranura kuko kuvuga ku mukire ndabona biri buze kumugwa nabi ikindi nta kuntu mwakemura ibibazo byanyu mutazanyemo amateka y'igihugu n'urubyiruko undi nawe ati Karegeya ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ahubwo igikwiye ni ukureba ibyo yita kwa sesengura nibyo yita katangaza hanyuma hakarebwa ikihishe mu nda y'iyo ngoma nubwo bigoranye undi nawe vubana bwanga ati uyu Karegeya yamaze kugaragaza neza uwo ari we byonyine kumwumva yita ubutwari kuba ngo kanaka yaravuze ko habaye genocide ebyiri ntaho yadukinze avanwe muri societe gato atayanduza cyane cyane abakiri bato bamukurikira undi nawe ati rwose uri umugabo ufite ubunararibonye mu bijyanye n'ishoramari no kwikorera ahangiyewe rero n'urubyiruko numva wagiye uduha amasomo ibitekerezo n'ibindi byadufasha kwikura mu bushomeri ubundi birebana na politiki n'ubutabera ukabiharira inzego zibishinzwe kuko zibikora neza kugeza ubu ngubu undi mugabo nawe ahita banguka vana bwango ati tutibasiye Munyakazi uyu mugabo yishe hameremeza u Rwanda rwiyemeje byo gukumira no guhana icyaha cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kurwanya ihakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi kurandura burundu igenga bitekerezo ya genocide nibyo igaragariramo byose amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko ku turere cyangwa se ku kindi cyari cyo cyose ndetse yica n'itegeko itegeko nomero 59 akarongo 2018 ryo kwa 22 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingenga bitekerezo ya genocide n'ibyaha bifitanye isano nayo ibyaha bifitanye isano n'ingenga bitekerezo ya genocide mu ngingo ya 5 guhakana genocide icyambere kuvuga cyangwa se kugaragaza ko genocide atari genocide kabiri kugoreka ukuri kuri genocide agamije kuyobya rubanda gatatu kwemeza ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri kane
kuvuga se cyangwa kugaragaza ko jenoside itateguwe. Abakoze icyaha yahamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni. Sadat yakomeje kutaripfana kwe. Ati uyu mugabo ameze nk'intagorwa za Habyarimana nizo mbere gato ya jenoside yakorewe Abatutsi zaguteraga icumu ryaguhosha ziti burya ntekineraga. Uyu nawe apfobejeje ku mugaragaro jenoside yakorewe Abatutsi agaragaje ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Yivugisha amagambo yuzuye uburozi. Yise jenoside yakorewe Abatutsi nk'ikintu n'ibindi. Arangije ati nikiniraga. Ibi nakumiro kandi gashobora kuzahinduka ishyano. Intagondwa yuzuye ingengabitekerezo ya jenoside zarigishijwe zarahendahenzwe, ariko hari ibigomba gushyirwamo akarongo n'akadomo. Nibitaba ibyo rero tuzabona zivuye mu mvugo zijya no mu ngiro. Nako turanabibona hirya no hino bica barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo dushoboye no kwamagana abantu nk'aba ngaba, ariko kandi ababishinzwe mu akagombye gukora icyo amategeko ateganya. Muri icyo kiganiro kandi uyu Omar Karegeya yari yavuze ati Dr. Rusa n'umushakashatsi naho Sadat Munyakazi ni umwubatsi. None se umwubatsi n'umushakashatsi bagimaka bati? Sadat Munyakazi kandi akaba ari umwe mu bihangangijana by'Abanyafrika igiye guteranira i Kigali mu Misiri imbere. Hazaba harimo na Ali Haji Dangote, ari nawe mukire wa mbere muri Afrika, ari umunyanigeriya, ndetse na Mohamed Salah n'abandi. Ati mbikesha gukunda igihugu. Ubwo kandi none yari yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter yahoze ari X ati ku munsi w'ejo nafashe umujugujugu nsubura mu gihuru maze ufata byinshi. Nta cyaba cyacikanywe ngo nubu tukere kuko tukigenza. Ati ngaho ntihagira ufora icyo umujugujugu wafashe kitwa ngo iki. Ati harabona abonye ngo nta mukire uvuga ibi ukora ibi wowe mujingo ubukire butarimo kwimana u Rwanda bwawe bumaze iki? Bwaba ari ubukire nyabaki. None Imana izabo ndinde ubwo bukire ntago mbukeneye. Jimmy abana b'u Rwanda barahiriye kwimana u Rwanda. Reka mabwire ngo ubundi bwo bukire bwa nyabwo ibindi ni zero. Muri ubwo butumwa yise umujugujugu yari yanditse agira ati umuntu wese urwego waba uriho rwose icyo waba icyo cyose ugakinisha u Rwanda uhura n'inkoni y'icyuma ya Munyakazi Sadat. Iri ni hamwe kandi ridasubirwaho. Ibyo kwiririsha nto kwibwejaguza wayadututse mubishyire ku ruhande. Imyaka 31 yo kwigisha no guhendahindira arangiye kandi ranahagije. Bana bato urubyiruko rw'u Rwanda ntimuzatezuke na rimwe kubera ibi bigabo by'indambi biba bishaka kubashuka. Sindohoka uwitwa Oswakim umunyamakuru wa radio na TV10 ati turi umugaba w'ingabo zirwanira kuri murandasi. Kandi nanone mu minsi yashize Oswakim yigeze koherereza Sadat Munyakazi ibaruwa yari yandikiwe n'umuntu mukurikira agira ati waramutse neza mu mwanya Sadat Munyakazi. Ati ibaruwa umuturage kwandikira gusaba gushyira imbere ubwubahane mu byo utangaza kuri iyi mihanda yaba yakugezeho wayakiriye ute? Avuga ko yizera kuyakirana umutima mwiza. Ati kuko nawe yayanditse abikuye ku mutima. Ati kandi komeza utsinde. Muri iyo baruwa hari handitsemo ibi bintu bikurikira. Ati Kigali ku itariki ya 10 Kamena 2025 Bwana Munyakazi Sadat ku rubuga rwa X. Impamvu y'iyi baruwa inama y'ubwubahane no kunoza imikoranire ku mbuga nkoranyambaga. Ati nyakubahwa Bwana Sadat handikiye ibaruwa ngendeye ku bwubahane no kubw'urukundo n'ubwuzu nkunda igihugu cyacu n'abantu bacyo, ndetse n'icyubahiro ngufitiye nk'umwe mu bantu bakunze kugira ibitekerezo byagutse bibera mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose. Ibitekerezo byawe bikunze gutera impaka, ariko kandi binagaragaza ubushishozi mu byo wumva cyangwa se wizeye. Ariko nk'uko bikunze kugaragara ku rubuga rwa X, ibitekerezo byawe ntibyakirwa kimwe n'abantu bose. Hari ababyumva abandi bakabyamaganira kure. Rimwe na rimwe rero bigakurura amagambo yuje ubushotoranyi, gutukana no gusuzugurana. Si uko ukeneye gushimwa na bose, ahubwo nuko abantu benshi rero baba bategereje ko ubayobora mu biganiro byubaka aho kwinjira mu magambo abangamira ituze rusange. Niyo mpamvu nifuje kukugezaho inama ntekereza ko zafasha wowe n'abandi bose mukoresha imbuga nkoranyambaga. Ati cyambere no kwihangana mu gusubiza. Hari igihe umuntu biba atari ngombwa gusubiza buri wese, ndetse kandi no kumenya guhitamo ibyo uha agaciro niyo ntego y'umuntu utekereza kure. Ati cya kabiri no kwigira ku kutumvikana. Kutumvikana si uguhangana,
ahubwo ni amahirwe yo kubona uko abandi batekereza, bityo bigatuma rero tugira imyumvire yuzuye kandi ishishoza. Icya gatatu, kubaha abavuga ibitandukanye. Ubumuntu bugaragarira mu buryo twakira abatavuga kimwe natwe. Iyo ubahaye umwanya n'ijambo rero ubugaragaje ko uhamya igitekerezo cyawe atari mu magambo mabi, ahubwo mu bwenge buharanira ukuri. Icya kane ari nacyo cya nyuma ni ugushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge. Abagukurikira ni benshi kandi batandukanye, hari n'urubyiruko rwigiraho. Gushyira imbere amagambo rero yubaka arangwa n'ubupfura ni isomo rikomeye ku bakiri batoya. Akomeza agira ati, Bwana Sadat, ibitekerezo byawe bifite agaciro, ariko uburyo bitangamo nibwo bugenzurwa niba bigira umumaro cyangwa se niba biteza urujijo. Ufite ijwi rikomeye ryafasha benshi gutekereza mu bwisanzure no mu mahoro. Niba uhisemo inzira y'ubwubahane rero nta kabuza benshi bazarushaho kukumva no kukubaha. Ndizera ko iyi baruwa uzayakirana umutima mwiza nkuko nayanditse mbikuye ku mutima. Wifurije imbaraga mu byo ukora byose. Ati ibaruwa yavuye kuri Tuzayisenga Daniel, anashyiraho umukono. Mu gusubiza, Sadat Munyakazi yagize ati, iyi baruwa sinari nayibonye, urakoze kuyima mu mwanya. Ashima Oswakim ati, umuntu rero umusubirize ko nihanganira kandi nubaha umuntu wese ku bitekerezo bye, keretse umwanzi w'u Rwanda ufite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se ushaka kumenyera umuryango wanjye nushatse kumenyera inshuti yanjye His Excellency Paul Kagame yewe n'umuryango we. Iyo ukoze kimwe muri ibi uhita uba umwanzi wanjye, icyo nazi, kandi nkagukubita ntanzitse kandi nkagukubita hababaza. Abandi bose nta kibazo rwose, bajye bakina uko bashaka, nibagera kuri izo point enye ntanze bashyire akadomo. Abantuka, abansebya, abanyanga, abambeshyera, aba rwose nababwira iki. Ariko uzagerageza kimwe muri ibyo bine mvuze, nta kabuza tuzahangana. Ese koko ibi Omar Karegeya yavuze byaba biri mu bigize icyaha? Reka dutegereze. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Ntibagire ukanda subscribe ndetse n'akayogera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Narukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Bibutsa kandi ko nyiriza n'igihe umunyamugo udasanzwe ufoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndino ridacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Rinyera amatwi umva byose nyinyesha usanga hose ndi nkubida usha ndingaje tanyeganyega ndumuganura amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzo. Umunyangiso nk'inyange, umunyamutima w'ingabo za Kirimo. Intore itarambirwa, idagabirwa utarunduka, isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngeri Plava, Plava TV. Turi muri video itaha.